وسلم يفزتي إذا كان يوم صوم أحدكم umwe muri mwe naramuka yasibye cyangwa se yafunze fala yarfath wala yaskhabe hakavuga amagambo mabi yewe ntanagakora imibonano mpuzabitsina fa insabahu ahadun aw qatalahu umwe mu bantu naramuka mututse cyangwa se kamusagararira falyaqul ajya avuga ati inni mru'u sa'imun njye mu by'ukuri nasibye. Nimwe y'Imana mu byo kwirinda igisibo cyawe yakomeje igira iti laisa siyamu min al-akli wash-shurbi ubyukuri gusiba nabwo ari ukureka kujya no kunywa gusa inama siyamu min al-lagwi war-rafuthi ahubwo gusiba ni ukureka amanjwe ibikorwa bibi no kuvuga amagambo mabi. Muvandimwe kosora imvugo zawe unitwararika ku gisibo cyawe kugira ngo ubone imigisha itagabanije. Harya nakubwiye kuko kwezi ari uko imigisha gusa wallahi nari nigengesereye kubikubwirira rimwe kugira ngo nagukangukanga kuntega amatwi. Ntabwo nigeze nkubwira ku minsi 10 ya nyuma ya Ramadani, yewe nta nubwo nigeze nkubwira ku bintu bibera muri iryo joro rya Laylatul Qadr. Bityo rero tekereza ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, iyo ndorerwamo yawe iyo rugero rwawe urebe niba nawe uhagaze utya. كان النبي صلى الله عليه وسلم نمغي إيمان محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يبجاجرق من مينس إشمي يعني رمضان شد ميزره يرتن يرقا إيقا كومزا وأحيا ليله إيقا تشيشا أمجرو وأيقظ أهله سنيب جوسا لتي إيقا بيوتا نبا قريبايو. Yumvira intumwa y'Imana mu minsi 10 ya nyuma ya Ramadan umusangira ngendera tubwira ati kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu al-10 al-awakhir min Ramadan. Iyo byageraga mu minsi 10 ya nyuma ya Ramadan intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yajyaga yicara mu musigiti ikora itikaf hatta tawaffahu Allah kugeza ubwo Allah mwisubije. Thumma atakafa azwajuhu min ba'di, nyuma yaho abagore bayo baza gukomeza gukora itikafu nyuma yuko apfuye. Sinibyo gusa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yajitahidu fil 10 al-awakhir yabyageraga mu minsi 10 ya nyuma yagiraga umurava muri ibada man la yajitahidu fi ghayrihi kurusha umurava yagiraga mu minsi isanzwe cyangwa se yatambutse. Harya intumwa y'Imana yari urugero rwiza kuri wowe, dore imyitwarire ye mu gisibo hanyuma winjira mu migenzo yo byanyabyo. Ibn Abbas Allah mwishimire aratubwira ati kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yari umunyamurava kurusha abandi bantu, noneho byagira mu gihe cya Ramadan akaba umunyamurava kurushaho. Haythu yalqahu Jibril, igihe Jibril yamuziraga wa kana yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan, yamuziraga muri buri joro rya Ramadan fayudarisuhu al-Qur'ani akamusomesha Qur'ani. Farrasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwada bil khayri min rihil mursalah. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yari umunyamurava kurusha umuyaga woherejwe. Ahubwo se muvandi ukunda ibihagararo bya nijoro? Niba ubikunda se iswali yihagarara mute ufatiraho urugero? Dore iyo byageraga muri Ramadan uko yabigenzaga. Abi Salama ibn Abdurrahman annahu sa'ala Aisha radiyallahu anha qalat kayfa kanat salatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi Ramadan. Ibn Abdurrahman Imana mwishimira abaje Aisha bijyanye n'amasengesho y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam igihe byabaga ari muri Ramadan. Faqalat عائشة رسول ذاتي ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها على 11 ركعة. نابقى جاكرينزا هذا من رمضان كان تريو ركعة منيمة يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطورهن. يجاك ساري ركني دغوس النوبة زكوبجيزا بغازو ndetse n'uburebure bwazo. ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطورهن. yarangiza gasari zindi rakanya nubaze kubwiza bwazo ndetse n'uburebure bwazo.
ثم يصلي 3 يعني agasari yakeshatu. فقلت يا رسول الله ndamubazani ese yewe n'umwayimana atanamu qabla an tutira urajamu dasenze witri qala aramusubizati ya Aisha yewe Aisha inna aynayya tanamani mubyukuri amaso yanjye arajyama wala yanamu qalbi ariko umutima wanjye ntabwo ujyama. none se muvandi niba kuko intumwa y'Imana yari urugero rwiza kuri wowe umaze gukora ibihagararo bingahe muri Ramadan ahubwo se wizeye ko ijoro rya Laylatul Qadr uri naryo nawe nyumvira ibibera mu ijoro rimwe gusa. qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وزهقر رجال ليلة القدر أفتك من كاندي زي بهم بكمانا نغسنيوه غفر له ما تقدم من ذنبه azaba ibyaha yakoze mbere y'iyo Laylatul Qadr. urahura ryamye cyangwa se uricaye nk'uwamaze kwemererwa ijuru ukiri ku isi ahubwo suzi ngo abaryemerewe bo baryemerewe babonaga ibitotsi kubera gushimira. icara uryame ariko uzi neza ko ibi bintu biri kuba. Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati inna anzalnahu fi laylatil qadr mu byukuri iyo Qur'ani nitwe twayimanuye tuyimanura mu ijoro ry'igeno. wama adraka ma laylatul qadr ese ni iki cyakumenyesha ijoro ry'igeno? laylatul qadr khayrun min alf shahr iri joro ry'igeno riruta amezi 1000. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر iri joro ry'igeno abamarayika barimanukamo na marayika Jiburili boherejwe na nyagasani wabo bazanye amategeko agenga buri kimwe cyose hano ku isi. salamun hiya hatta matla'il fajr iri joro ry'igeno riba ryuje umutuzo kugeza umuseke utambitse. harya wari kunyumva uricaye uraryamye uri kujya ku musigiti uri kwitegura uhagaze muri uko kwezi kwimigisha iri kwisekiranya gutya. umugore n'umwe y'Imana witwa Aisha iyo byageraga muri iyi minsi ya nyuma yararaga adasinzi yari gushaka ijoro rya Laylatul Qadr kugeza ubwo yabwiye intumwa y'Imana ati ya Rasulallah yewe n'umwe y'Imana ara'aita in alimtu ayyu laylatin Laylatul Qadr nindamuka mena iryo joro rya Laylatul Qadr ma aqulu fiha njye mvuga ngo iki? qala intumwa y'Imana irasubiza ati quli ujye uvuga uti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni mana uri umunyempuhwe kandi ugira impuhwe ngaho mbabarira. muvandimwe rero iri joro riboneka mu minsi 10 ya nyuma ya Ramadani ntujyame cyangwa se ngo ugire ubute kuko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam iturangirije ruvuga iti iltamsuha fil ashr al-awakhir min Ramadan mujye murishakira mu minsi 10 ya nyuma ya Ramadani fa in dafa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna ala as-sab' al-bawaqi umwe muri mwe naramukaraniwe cyangwa agacika intege ntazaganzwe mu mashuri 7. muvandimwe ntihakagire umunsi wawe wa Ramadani upfusha ubusa kuko ntabwo uzi niba ukurikiyeho uzagusanga. intumwa y'Imana Imana imuha amahoro n'imigisha yaravuze ati raghima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadanun ari mu gihombo umuntu Ramadani izasanga thumma nsalakha qabla an yughfara lahu maze ikagenda atababariwe. ahubwo se iyo umunsi wasibyeho iyo usoje usibura ukute dore ko intumwa y'Imana yabigenzaga. kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha aftara qala ya intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yabagiranje gufutura yaravugaga iti dhahaba adh-dhama'u inyota yarangiye wabetallati al-uruqu n'imihogira hehera wa thabata al-ajru n'ibihembo bigerwaho insha Allah kubw'ububasha bwa Allah. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yasiburukaga mbere y'uko isari ala rutabatin igasiburukira ku itende yorohereye. fa in lam takun rutabatun hanyuma yazibura fatumayiratun igasiburukira ku itende isanzwe tumayirat.
فإن لم تكن تميرات maze yazibura hasawatin min ma'in igasiburukira ku mazi. uramenye muntu wasibye ntugatinze gusiburuka kandi igihe cyageze kuko waba uri kwikura mu byiza. قال النبي صلى الله عليه وسلم intumwa y'Imana Allah yihamano n'imigisha iratubwira ati la yazalu الناس بخير abantu bazahora mu byiza ma ajjalu الفطر igihe bazabihutisha gusiburuka. umuvandimwe igihe wasibye ihutire gufata ibyiza biri mu iftari bitigera bona n'uwo ari we wese utajya usiba. ahubwo so wari uzi ko wasibye yishima ugira kabiri. قال النبي صلى الله عليه وسلم intumwa y'Imana Allah yihamano n'imigisha iratubwira ati lisaimi farhatani wasibye yishima ubugira kabiri yafrahuhuma idha aftara fariha bifitrihi yishima igihe ari gufata ifunguro ry'iftari wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmihi akazanishima igihe azahura n'umuremyi we agiye kumuhemba ibihembo by'umunsi yasibye. ntacyo Allah subhanahu wa ta'ala atakoze ngo yihere abantu ijuru ry'ubuntu. umva ukuntu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atubwira man fattara sa'iman umuntu usiburutsa uwiri wasibye kana lahu mithlu ajrihi abona ibihembo nk'ibye ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'in bitagize icyo bihindura kuri uwo wiriwe asibye. ibaze nayo ibintu byose umunsi umwe wa Ramadhan uhatse maze waha umuntu ifutari ibyiza byose yiriwemo bikibera ibyawe kandi nta kigabanutse ku bye. mbega inema! ni nayo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha niyo mwabarura inama za Allah nimwazazirangiza. wallahi Allah aratangaje. Ya Allah, turagusaba ko waduha ibyiza by'ukwezi kwa Ramadan kose nta kiducitse ndetse unaduhe kugwerekeza neza. amina ya rabbal alamin. muvandimwe unyibukije imvugo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ahagira ati man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal umuntu uzafunga ukwezi kwa Ramadhan ndetse akarenzaho n'iminsi 6 y'ukwezi kwa Shawwal kana kasiyami dahri igisibo cye ni nk'icyo wasibye umwaka wose. Allah yaravuze ati ujibu da'wata da'i idha da'ani subiza ubusabe bw'umugaragu igihe cyose ansabye. ubu ndumva nanjye nta kindi nakora usibye kugusaba ya Allah ko waduha kwibera mu buzima bw'igisibo n'abadashoboye gusiba Mana ubaha ibyiza by'igisibo unabashoboze kubona incungu y'igisibo. Mana twese turagusaba ko twazahamagarwa muri wa muryango wa Rayyan uzaduhuriza n'intumwa yawe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.